Desele temo talanto la che la molando le ticuna tali salo che la silendo alla latta con la bella zine monami shalo sande yetalo bella shela sauka la mola koyagleri yao salo sin sinalota che la manda to bed sansala kidosti kolimaya Zaburi ya mbere. Manatura tegereje kwakira uwo mwuka wawe tugusabye twizeye mutwoherereze mana yacu woherezu mwuka wawe mu mitima yacu twese tuzurizi sezerano wongerucane wongerucane umuriro mu mitima yacu twese tagushimishije ubitwikisha umuri mana yacu wohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese tuzurizi sezerano duherero duhimiti mibone tuve muga suzuguru tuhere utuberu mwami twese utegeka bantu bawe tugisubiremo duhimiti miboneye tuve muga suzuguro utuberu mwami twese utegeka bantu bawe mana yacu wohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese tuzurizi sezerano utwuzuze minsi yose urukundo rwawe mana tubinzuyu mwuka wera ahore muri twite utwuzuze minsi yose urukundo rwawe mana tubinzuyu mwuka wera ahore muri twite mana yacu wohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese tuzurizi sezerano kandi impano z'uwo mwuka uzitugabire mana ndetse ukize n'abarwayi nabo bakumenye kandi impano z'uwo mwuka uzitugabire mana ndetse ukize n'abarwayi nabo bakumenye mana yacu wohereza umwuka wawe mu mitima yacu twese tuzurizi sezerano. Haleluya, haleluya. Amina, haleluya. Haleluya, shitiza umusaraba. Haleluya, torero ry'Imana. Turabashuje mwese aho muri hirya no hino ku isi.
turabishimiye umunsi mwiza nk'uyu nguyu, umunsi Imana ituremeye, umunsi twari dutegereje abizera Yesu Kristo cyane cyane cyane. Yadusigiye isezerano atubwira ati mutegereze umufasha naza azasange mumwiteguye. Twari twiteguye umunsi rero wa Pentecote, umunsi w'isezerano, abatari buzuzwa umwuka wera uyu munsi bamwuzure mu izina rya Yesu. Uyu munsi umwuka wera yuzuye mu mutima mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo abayoborwa n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Kandi uko niko turi. Imana y'amahoro itugire neza. Tubahaye ikaze aho muri hirya no hino ku isi, abatameze neza ndabifuza kumera neza mu izina rya Yesu. Abameze neza namwe mudufashe duhimbaza Imana yacu kuba turi bazima, tugihumeka umwuka w'abazima. Ni urukundo n'ubuntu bwayo butangaje yongeye kutugirira. Hanyuma uyu munsi duhaye ikaze umukozi w'Imana mu kiganiro. Yesu ashimwe nkuru nziza. Sinayibaze cyane. Twari tugukumbuye, hari abantu bagukumbuye, hari abakubonye ari ubwa mbere, hari abakubonye bataguherukaga basanzwe bakuzi. Ubasuhuze ubibwire dukomeze tuganire. Abakunzi bacu bagenda badukurikirana umunsi ku munsi kuri Zaburi ya mbere, mwese turabasuhuje kandi turabakunda cyane. Turabizi ko mudukurikirana muri benshi kandi ni uburyo duhuzwa n'ijambo ry'Imana, ntabwo ibyo dukora ari ibindi bitari ijambo ry'Imana. Rero abakunzi b'ijambo ry'Imana ni karibu ku gihe cyose mujye mukurikirana kujya mu biganiro bituruka by'umwuka agenda aha abantu b'Imana, kandi ibyo azajya avuga bijye bifasha imitima ya benshi. Rero agenda ndagusuhuje nanjye. Amen, amen. Yesu duhana umugisha. Urakoze cyane. Hari impamba, hari akantu badupfunyikiye cyane ku munsi wa Pentecote. Intumwa zari zitegereje zirindiriye ziri mu mwanya. Hari abantu bari bategereje umunsi nk'uko natwe turi tuwutegereje. Nanjye numvaga mfite amatsiko, kagiye mbura kubwo gusengera abantu batandukanye. Buri minsi ndibuka kuwa kane nasengeye abantu 80. Kuwa kane uzaze kuwa kane. Witeka abantu 80 kandi nakira umuntu ku giti cye indwara zimaze reke. Nizere ko harimo n'abakizwaga, barakijijwe, abari barwaye urwaye bwo kuva barakize, abari inda zarazingutse. Mbega Imana imirakora, kuko turi mu minsi ya minsi 10. Yesu yamaranye n'abigishwa iminsi 40, arajyamo mu cyumba cyo hejuru. Turi mu cyumba cyo hejuru uyu munsi n'umunsi wa 9. Uwiteka ahabwa icyubahiro kandi Uwiteka akwagure mu izina rya Yesu. Amina. Rero nitwa Muziza Augustin, ari mu mazina yo Rwamagana. Ndagukunda cyane. Amen, thank you. Kandi namwe turabakunda n'ukuri. Kandi n'abadukurikirana n'ukuri nta bintu byinshi twenda twavuga, kuba witanga ugatanga ubushobozi bwinshi ukabasha gushaka ibintu by'Umwami. Pawulo yarabivuze mukuru wanjye. Ati shobozwa byose na Kristo. N'ukuri ajya gushoboza, kandi n'abadukurikirana bari mu Rwanda no hanze, n'ukuri kajana aravunika kandi kugira ngo ijambo ry'Imana ribagereho, bidashoboka mwazamushyigikira, akashyira inomero mukamushyigikira Imana, mugashyigikira ijambo ry'Imana n'ubutumwa bwiza. Ubwami bw'Imana bukagera kure. Yesu yaravuze ngo mugende mubwiriza amahanga yose. Ubu dufite amahirwe, dufite chance yo kubwiriza isi yose twibereye hano hamwe. Nimba ushaka ko dufatanya, karibu uzana ukuboko kwawe, uzana impano yawe, nanjye nzana iyanjye, twagura ubwami bw'Imana. Imana iduhana umugisha. Hanyuma twatangira dusenga dushima Imana, hanyuma ugakomeza. Mana data mu izina rya Yesu Kristo rikomeye turagushimiye. Umukozi w'umuhanga, uri Imana itabeshya, uri Imana ikiranuka. Mana etando stiko Uko wari kera n'uyu munsi ni kuri. Haleluya. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Data wabanye nawe yatubanjirije kera cyane. Mana nta munanirwa, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ikora. Kandi ibyo natwe turahagazemo. Ijambo ryawe rirambwira ngo iryo ni isezerano ryacu. Turi mu bihe byiza bya Pentecoste. Uyu munsi Imana stiko indoro bose bari mu mwanya umwe bahuje umutima. Reka imbaraga zitavuga Imana zose gacina na Yesu Kristo. Reka gutandukana kwawe kugaragara ahantu mwana. Asante Kristo. Turaritse Imana data, Imana mwana, Imana umwuka wera mu izina rya Yesu. Kugira ngo ubwiza bwawe bubane natwe. Asante Kristo. Sengeye umukozi wawe ugiye kutugeza. Stiko bana basangala stiko de ubuntu n'imbabazi zawe ntaba ari we ntaba twebwe, ahubwo izina rya Yesu. Sengeye neza tugiye kubana muri iki kiganiro, ugiye gukurikira iki kiganiro kugira ngo kimubere cy'umugisha, kandi ubwami bwawe bwo
bwagutse bugere hirya no hino ku isi hose n'izina rya Yesu Kristo rikomeye nizeye amen. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Tugiye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rihuye n'umwuka wera. Ariko reka maze maririmbira karirimbo. Haleluya. Karibu. Karirimbire kandi akarimbo kuri mwe rutamenyekana kuko turi mu bihe byo kuzuzwa. Njye ndimo nduzuzwa maze iminsi 9 ndi kumwe n'Imana. Yes. Shileta lota menesti folande lota kilatino perfole. Jeleti stele kone me la bona waza lota no nemu la ne lota lanzelome. Te lote le che monda lotta la secola bila mi secolande. Toje lote monde tano mikule. Azanlo di la bena upala sicule dio. Tamo che no do la misecole. Aya salonda me le vota lotte cuore ya doneria. Tonello, toshoni della, malanzonella vuota la mele curese nomi, da losale, te lesili cule lo mine mondal, se la ti do la sole. Desele temo talanto la che la molando le ticula tali salo che la silendo alla latta con la bella zine monami shalo sande yetalo bella shela sauka la mola koya gloria o salo sin la lotta che la manda to bled sansela chi dosti colimaya e le non è stato per mala Siango e le salutale sicula mille donne e cala la toron sicure corrento mene monde galan e se lo che no sicula nando de no monani e na uninga le lon si catangola lanto ne moselon e dalla monde londa e sigala lonta lo cala londa mone woninga manca saulinga con le mosico tenanongi ai do che le mone wa e se lo de no cara manda tore se ole gade mona savuga le tonena min sezego inemonda isera gude train ma senangore itarazaina montaya amen. Hallelujah. Da dansa che talon ne kita ko danso me de kotinga sa ko da daime ai da koreta mon sa formale che do da sota ai ya toke e done che ta mazogo e zona galete coletta colette tomo tatano se lovi se tote monekina adota na sona e la boneke no che so sota bonekina e tato langato da mine si ko takalamu si le te ko de so sama mama galata ya mi ai na ugados e dongele toke takalamu se ko de tua e si la domina sa sanoga hata ese wakaye bwanima hitamona ganota isokila tabia haya bingenete kusa sansa mata kaingo darmini hitera wasakia dotamine yo talaza. Hallelujah. Oya. Nagwe budukuremo aho ururimi ruradusobanurira kuko byanze bikunze we wabyumvaga nabyumva by'ururimi urabyumva ibyo ndimba nabyumva si warembye utumva yego n'ururimi n'urwahe n'urwo mu gihugu n'ururimi rwo mu ijuru ariko rujyanye ne kino gihe ko atari ya ndirimbo ya Mose Twemezo lete kudala sileta lone shelokele twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru Twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka w'Imana ibyiringiro nk'ibyo twabikura hehe n'umwuka wihora toze nikena sinota kena wotalando lando mese nota kidano ngibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka wihora ho dushaka uwo mwuka tumwuka wera saguye umugisha cyane hanyuma ngo nziza mbere kutangira ikiganiro akabazo kamatsiko twibuze ubushujwe umwuka wera ryari ubwo ku bantu bamukurikiraho ubwa mbere wenda ubuhamya bwo muzabushake muzabushake umwuka wera 9 umunsi barifashe baravuga ngo tuze dusenge ariko ngewe ntago nari ngijijwe yego
bapanga iminsi 2 yo gusenga. Birashoboka ko umuntu yakuza umwuka wera atarakizwa. Nabuze narakizwa. Nari nyiri n'umwana. Noneho turagenda bapanga iminsi 2 yo gusenga. Kuko harimo mukuru wanjye arampamagara. Ngo natwe tuzasengana. Dusenganye rero umunsi wa mbere bavugaga ibyabo, gisinari bishoboye. Tugiye gusaba bwa ariko ntabwo tugomba gukora tukomeza kubwiriza no kuvugana n'uzana nagiye cyavuga. Basi dusengere. Kijya gusenga nduzuzwa. Talasa. Uteruye gusenga uteruye gusenga none ntangira kumva amagambo mburanye. Nahubwo numva ndimo ndavuga ibyo ntazi. Ntangiye avuga nandi bagutanya tiri y'umuntu mbega tarasobanura numva ko Uwiteka avuze ngo ndabaza baravuga ati muzarahanuye. Imana iravuga ibintu yavuze icyo gihe birasohora. Yesu Imana iravuga itangira kugukoresha itangira kunkoresha. Ubwo rero uko nafite imbaraga ebyiri zindwanya. Icyo nicyo gihe cyuko Satani ashaka ko gikorera. None cyari igihe cyuko nacuzaga ibimogi, ncuza ibintu by'ibimogi, ncuza amasigara, muresha abajura narabyiye mbivuga bakajya kwiba ahantu nkabagurira imari n'iki. Ubwo rero Yesu aranjakira. Wari uhanganye n'imbaraga ebyiri. Ubwo rero nyimara gukizwa Satani agushaka n'Imana igushaka. Nibwo Satani nawe yamburanye. Najya ndyama akaza akantwara akajya nikuzima akamboherayo. Yesu akaza akarwana intambara yo kunkurayo. Nagendwane nabyo n'ubuhamya. Ubwo Satani nawe yashaka. Uzagenda upfundura gahoro. Yashaka kunkoresha n'Imana. Uyu munsi turi ku itariki twari dutegereje. Umunsi twari dutegereje wa Pentecost. Umunsi wa 9. Mu cyumba cyo hejuru. Yego. Imana duhana umugisha. Umuntu ugiye kudukurikira ndamwingingira Imana yo mu ijuru umwuka wera amuyobore. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo aberwa n'umwuka wera n'ubana b'Imana. Karibu sana. Urakoze cyane n'ubundi ibintu byose birekezwa no kwanza gusoma ijambo ry'Imana. Ubundi ibintu byose bisegurwa n'ijambo ry'Imana. Reka dusome ibyakozwe n'intumwa n'ubundi turasoma ngo mu gice cyawe cya mbere. Soma umurongo wa 2 wonyine, basi usome n'uwa 8. Umurongo wa 2 wonyine. Umurongo wa 2 usibuka usome n'uwa 8. Byakozwe n'intumwa 2 ibice 2. Igice cya mbere umurongo wa 2. Yego. Wonyine. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru amaze gutegeka intumwa yatoranyije azitegekesha umwuka wera. Yego. Amaze umunani icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira. Kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu ni Yudaya yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Imana ikumugisha. Uyu munsi biratugora cyane kuko ndi mu mwuka mwinshi. Biratugora cyane kwifata kuko abantu bakeneye kuzura umwuka wera. Ukuri. Ubundi reka nkubwire ikintu cyica abakozi b'Imana ni ibintu bitatu. Icyambere umuntu ari umukozi w'Imana. Ubundi kuba umukozi w'Imana gusa gukira biroroshye. Gukira biroroshye. Gukira ko ku mutima cyangwa ubukungu. Gukira ku mutima no ku mubiri. Kuba umukire. Kuko ntabwo turi bisesengura ngo tugenda tubyuzuye tubivuga. Aba bari abarobyi. Petero n'izindi ntumwa za Yesu. Yesu abatoranyije. Abo yatoranyije harimo abarobyi. Urabyibuka ko ariko koresha bikora harimo. Abatoranye rero bari abakene. Yego. Bayimana. Kuko umwuka wera. Uyu muntu uvuga ngo ari ibintu bazagoswa. Nta mwuka wera afite izindi imbaraga akorana nazo. Aravuga ngo usubwa abagabo bagenzi bajyaza akagutereta ngo rwose ngo ari abantu leta cyane nanjye ngabateka. Yeleta stikwata ya nasty for. Bibiri avuga ngo birakomeye gusubirwa n'amaboko y'ibiti. Nese avuga ngo mani ijoro wamusumiriye ukamufata. Sheto mfata nko kwefasha Sawuli. Imana ari imbini bosi Imana. Nabesubwe izo ku mutima ntabwo namugezeho ko nabonaga kuri YouTube. Ntabwo izo ndi marimba za gospel z'Imana zo. None nazo ntago byanditse muri biyi. Bibiri avuga ngo ibi byose byahumetswe n'Imana. Ibi byanditswe imyaka 1500. Bagenda bakusanya ibintu byavuzwe n'Imana, barabikusanya bamara imyaka babyigaho, barandika. Biravuga ngo ibi byose
biri muri ijambo mubyitone ko byahumetswe n'Imana none batangiye gushakuramo imirongo kubw'amarari yabo c'est notre bonne foi reka tugarutse tuzabivugaho umurongo wa karindwi ngo kugeza ku munsi yazamuriwe mu ijuru amaze gutegeka intumwa kumutegeka intumwa yatoranije azitegekesha umwuka wera intumwa yari yatoranyije azitegekesha umwuka yarabarebaga avuga ati we wasubiye kuroba we wasubiye gusoresha we wasubiye hariya aravuga ati ariko amara iminsi 40 aranje amaze kubatoranya aravuga ngo muzamuke mujye mu cyumba cyo hejuru ngo baragenda bageze mu cyumba cyo hejuru ngo bari abantu intumwa 120 harimo za Yesu ariko harimo n'abandi bose bizeye barakira bajyana none mu cyumba cyo hejuru bajyana mu cyumba cyo hejuru noneho bageze mu cyumba cyo hejuru dore hano 2 ku murongo wa 4 byakozwe no 2 ku murongo wa 4 wadushakire ku murongo wa 4 aravuze ngo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko umwuka wera yabahaye nk'uko umwuka wera bahaye kuzivuga bose ujya ni ukuvuga ngo nta n'umwe wavuyemo bose uko ari 10 umunsi wa mbere Petero yarabegereye aravuga ati ubu noneho abana twasize ibintu byose turabiretse tugiye gusenga umunsi wa mbere ariko abantu 120 kujya bose buzura umwuka wera umunsi wa mbere barasenga bamaze guseka ku munsi wa kabiri barasenga ku munsi wa gatatu bariyeza ku munsi wa gatanu bariyeza ku munsi wa gatandatu bageze ku munsi wa karindwi bumva nano bose barakeye ku munsi wa 8 amapata atangira kwikuraho inzugi ku munsi wa 9 inzugi zitangira kugenda zigira ku munsi wa 10 inzugi ziba zirifunguye ngo bose buzuzwa umwuka wera amen bose batangira kuzura umwuka wera none ngo Petero ngo inzugi zirifungura ngo bose barasohoka bakimara gusohoka ngo hari abantu benshi ngo umurongo wa 5 ngo muri Yerusalemu habaga abayuda muri Yerusalemu n'abaturage b'abanyadini yego bari baraturutse mu mahanga yose ari mu isi yego munsi y'ijuru uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rwabo umbarira koka bari baje wari umunsi wahurirwaga n'abana n'abayida n'abanyamahanga n'abanyarwanda n'abarundi aha basenga isoko ry'intunga ryateranye kuwa gatanu yose ryateranye nabo rero ngo bari baje ngo kandi ngo igitangaza none navuze ngo igihe wamaze gusuka umwuka we ubutunzi bwaje mbaza ngo gute ni ukuvuga ngo Yesu arababwira ati muzasubira kuroba ariko nimara gusukirwa umwuka we akazi kazaba kabonetse umugisha uzaba wabonetse ibyo kurya bizaboneka mbwiza ukuri inkuru nziza muri iki tune hari gihe ndeba gusukisha mukamba igihumbi ngo ujya kunywa amata gusa ukakiba ntabwo ari ibyo gihaye ahubwo munsi uri imbere umukozi w'Imana isumba bigatu bivuga ngo njyewe ibintu ngundiriye estopere de stapo nibyo bituma ndya nibyo bituma mwana ajye yiga nibyo bituma mbaho none ngo barangije bataka babakire babinjiramo abayuda n'abanyamahanga ngo umwe batangiye kubwa icyaremiya etarasito kumuririmbye aramirimbye ngo mbeshwaho no kwizera Yesu gusa umwe yuzuzwa umwuka wera avuga ikinyarwanda aravuga ati gihe wahereye usambana byakumariye iki aravuga ati karabaye uyu muntu uvuze ururimi rw'iwacu noneho bigenze gute ngo ahita aca bugufi atareba amafaranga afite atareba ibintu yari yacuruje ahita aca bugufi aravuga ati ahubwo rwose kwa kuntu nyijijwe akira afataho nawe uryeho umurundi nawe atarangije avuga umwe ndavuga ikirundi avuze ikirundi aravuga ati karabaye ubwo yavuze ibyanjye ahita yihana aravuga ati nanjye haramfitemo amafaranga zana nawe uryeho nawe aramuzanira undi avuga igiheburayo undi avuga ikilatini undi avuga igiswahili ngo bose barekoteste foyi baye batangazwa nuko arimo kuvuga indimi z'iwabo kandi babareba akabona nizanjeje ziberaga i Galilaya babandi batize akaba aravuga igifaransa akavuga igiheburayo toilette astifoma nigeze mbwira umuntu avuga ngo ari nako stifoma indimi mvuga nawe zivuge atostifoma arambwira ati sinabishobora navuga ati Yesu yadore Stefano iyo yagusukiye ubasha kuzivuga ngo bose amaze kwivuga ngo kuva ako kanya Bibiliya avuga ngo wabona ubukire
ngo muri bo nta mukene wabagamo ntawe noneho bitaga Ananiya rero handi wasomye aranyuma ngo nanjye ngomba kugurisha ibyanjye nkaza nanjye nkiyunga nabo nanjye nkiyunga nabari ngo ariko aragenda agurisha igice ikindi arakitsimba aravuga ati nzabaha igice ikindi nzajye bacuruzamo kuko bari bamaze kubona ko ari abakene babandi bari abakene bagimara kuzura umwuka wera biyuzwaho n'abakire barakomera bagira ufite ikibazo cy'abantu Imana hari umwuka wera bakabakinisha imbaraga lolestestivo ziri muri bo ugasanga babivangavanze barahamutse bareke guhamuka kuko ikibarimo eteleto bevo bivangiye nta mumaro n'ikimana izazamura ikakigwesha gace izaguhuza n'abantu bafatika kuko umwuka wera ni wisunika ningasubara gukorera Imana nabi bitera umwaka ngo arangije ngo hageze asanga Petero ku muryango w'ijuru nako kumva nanjye ngo w'ijuru sorry ari ku muryango arangije ngo nari yaravuga ati bigenze bite ati se nawe waraje ati dore rwose nari mbizanye Petero dore ngibi ndabizanye kubera amaso y'umwuka wera Petero yari amaze kwaka ari turabeshya kurabeshya umwuka wera kabeshya umwuka wera aravuga ati nukuri niko byagenze bahasomye robize rwose mu bice bitanu njya bitanu umurongo wa gatatu rwose twase ngo ariko ako kanya ngo yikubita hasi aba arapfuye tuvuge ngo amen aba yikubisa asageze gute arapfuye itanu gatanu noneho bivuga gute umurongo wa gatanu umurongo wa gatanu aho ngaho soma kuri gatanu umurongo wa gatanu aravango havuze ngo iki Ananiya abyumvise atyo aragwa nawe abaraguye umwuka urahera umwuka uraheze ababyumvishe bose bagira ubwoba bwinshi ba basore haguruka abagore barahaguruka baramukubirana bari barayora nyine wa mwanda barajyana baramuhamba bajya kujugunya barahamba ikintu kibabaje rero ku murongo wa karindwi hahise nk'amasaha atatu ibyo nibyo nashaka kuvuga n'umugore bari bagambanye bahanye atazi uko byagenze nawe ko Petero aramubaza ati mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu yanyu koko aramubwira ati ibyo Petero aramubaza ati niki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'umwami Imana dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango nawe barakujyana komeza murongo wa 10 muri ako kanya amugwa ku birenge nk'uko buraheze ba basore binjiye basanga amaze gupfa babandi barimo bajyanye umugabo bahishe no basanga nawe birarangiye bamuhamba hamwe n'umugabo we torero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba dufite ikibazo cy'abantu barimo gukinisha umwuka we ntabwo umwuka yararica ariko ibaze ibintu Yesu ubwe yivugiye ati utuka umwana w'umuntu azababarirwa ariko utuka umwuka wera umwuka wera utuka umwuka wera soma Mariko tumabiswe kanditse na Mariko kangahe ibice cya mbere umurongo wa 10 wonyine cyangwa soma gatatu umurongo wa 29 ibice bitatu umurongo wa 9 wa 29 wonyine ariko umuntu wese utuka umwuka wera ibice bitatu umurongo wa 29 yego ariko umuntu wese utuka umwuka wera ntabwo azabibabarira ahubwo abakoze icyaha cy'iteka ryose umwuka wera cyuma turabwira abantu ku mwuka wera cyangwa nkajya ngenda umwuka wera ari ugaragara ni ukuvuga ngo iyo umaze gukizwa Imana ikagusuka icyo bita umwuka wera ibiguhaye icyambere iguhaye icyubahiro wowe utakihaye iguha icyubahiro kuko iguhuza n'abantu singubwiye abantu benshi Imana yagiye impuza nabo iguhuza n'abakomeye ariko Imana ishaka ko umwuka wera ugenderamo ukakuyobora hari abantu bayobowe n'umwuka wera ubu byavuye barimo bayoborwa n'amarangamutima kubera ko barashaka kuzamuka vuba barashaka komera vuba barashaka kubona icyubahiro vuba umwuka wera atanga ubukire
umwuka wera atanga icyubahiro, umwuka wera atanga ubugingo, niko na Salomo yavuze. Icyambere y'Imana gusukira ikiba kimara gusukirwa umwuka wera, bagisohoka bose bavuze mu ndimi ngo abakomeye 3000 bose barakizwa. Iyo ni umusaruro w'Imana. Umusaruro w'Imana nuko abantu bakizwa. Baba niyo maze gukizwa nibo Imana yagiye gukoresha akava umusaruro gutunga. Bivuga ngo iyo umuntu yasukiye umwuka wera, umwuka wera ibyo avuga, umwuka arabiherekeza, bigatuma Imana abo yakoresheje bamuha. None rero tujya kucye tukavuka ahantu hasi, tugaherwa umwuka w'Imana ikadukura ku butini, ikatwa ku cyavu, ikatuzamura zikadukubita muri Kigali. Twagera muri Kigali dufite umwuka wera tukaronda tugahanura, hakaza n'abaturondoza baduhanuza kugeza igihe noneho abagore bazatugushaka dukuramo amaso nka Samusoni, kugeza igihe tuzahamurwa n'amafaranga bya 2-5 baduhaye bikaduhamura ugatangira tugatangira kwangira avuze tavuze. Umva iravuze ngo hari igiceri kiri hari akaza gifite mu ntuza, agatangira umwuka wera agatangira kutuka, agatangira kwaza umwuka wera. Birimo ngo zazahuri muri gitereko kitabazi. Byashu bice bibi. Zazahuri muri gitereko kitabaza cyakumurikira. Ahacyo nutihana ariko niwihana, ariko Yesu ni mwiza. Umva umwuka wera niwihana etastofarimaye, ukihana ntabwo nzaguhana, ariko nutihana nzazahuri. Bivuga ngo ibyo bintu bitatu, icyubahiro, Imana ibanza gutanga ubukire. Iyo umuntu yasutse umwuka wera ubukire aba ufite mu kiganza. Yesu arababwira ngo mbahaye ubutware, mukimara kuzura umwuka wera gusa nzabaha ubutware. Tware bwa mbere nzabaha mbahaye gukandagira inzoka na scorpion. Niko yababwiraga ari imbaraga zose z'umwanzi, n'imbaraga zose z'umwanzi muzangwa ikica estiforima y'umwuka wera ari muri we umwikica. Aravuga ngo ariko nimugende mubanze mujye mu cyumba cyo hejuru, mubanze mutegereze ibyo datesiza avuze ngo azamuka. Aravuga ngo ariko nimuveyo nibwo muzabasha, nibwo muzakomera, nibwo muzagira icyubahiro, nibwo muzamenyekana, nibwo muzazamuka, nibwo muzabona ubukire, nibwo muzabona ubugingo, nibwo muzabona ingorano, nibwo muzakomera, bundi se ninde muntu wari ubaza. Ariko bakimara kuzura umwuka wera bavuze, abantu bumvisha ibyo bavuga, baca bugufi 3000 barakizwa. Kandi 3000 habagore n'abana barimo, tuvuge ngo ni 20 cya 15. Abana ntibaribona, bivuze ngo ni 15 byakijijwe. Ako kanya ubanze arangisha ageze mu rukiko, aravuga ngo wa wundi mwishi mukamubamba ari imbere y'urukiko rw'abatambi, kandi yananiwe guhamya. Iyo muzahabwa imbaraga umwuka wera nawe muzaba abagabo bo guhamya. Iyo daya Samaria na kumera igituma Imana isuka umwuka wera bakabukinisha, igituma umwana w'umukobwa amanurira ijipo, nukwera ko umwuka wera yawukinishije arawufata arawusinziriza. Igituma wuzuraga umwuka wera ugahanura, ukumusuka gukuramo ijipo ugasambana, nukwera ko umwuka wera wawukinishije. Kandi nibwo bukire bwawe ubukene buzakokama. Igituma umwana w'umusore agisubira kwiba, agasubira gusambana, abakobwa bakishingira, abagabo bakagira gute, nukwera ko umwuka wera yagiye. Telatiste fo yufite umwuka wera ntago ibyo byose wabikora. Umwuka wera iyo umufite ntago wajya mu kabari uje kunywa inzoga. Aravuga ngo mucye mucyo, ariko bapete ko bawugundiye bamara iminsi 10 bawusengera, ngo ku munsi wa 10 barawuhabwa. Bamaze kuhabwa nibogeze bawukinisha. Imana ikeneye ko adobere sansone abadukurikirana, Imana ikeneye ko muhabwa umwuka wera, muhabwa umwuka wera, nuhabwa umwuka wera n'umufite amukomeze. Nuhabwa umwuka wera indwara shetestifo ntago zizakugeraho. Biravuga ngo mu kuva ngo indwara z'abanyegiputa ntago zizadufata. Urumva ko kantu ufite umwuka wera rega, itanura ry'umuriro ntacyo rikubwiye, intare ziryana ntacyo zikubwiye. Umva icyo umuntu afite umwuka wera, nubwo yakoze icyaha itamya ko yikoze akagaruka. Ikibazo nuko abantu bagenda umwuka wera yamubwira ntabwo tubyiyumvamo rega. Nubwo umwana w'umukobwa akagenda agakora iryo kosa wenda kanajya, ariko akagenda akatangira no hakabyanga. Mwuka wera nifite umwuka wera itakugaruza ubugwaneza, bati mwana wanjye urugiye ariko garuka. Yagaruka kagaruka ibirira kuko umwuka wera yamugaruye. Yajya gusamana umwuka wera akamugora ati mwana wanjye garuka, nubwo wakoze ibyaha ndahumura ndakubabare. Umwuka wera ahora tujya lestifo de bon testage, aba protocole bahora baduprotocole. Haleluya. Dukeneye muzahabwa imbaraga, umwuka wera n'amanuka. Bose bari mu mwanya bahuje umutima, umwuka wera aramanuka. Dusoza ndagira ngo mbwira abantu, igituma ufite ubwiye bukashaka no kwiyahura nuko umwuka wera agiye. Petero akimara kuzura umwuka wera yabashije guhamya, aravuga ngo umwe mwishe mu kabamba ni gukoze ibi.
dufite ikibazo cy'abantu gituma urukundo rwashize nuko umwuka wera yagiye abantu ugifite burinde mu gihe ubona kutagifite urukundo menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa utigaruka dushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawe ariko gutuma nanjye ndirimba abadukurikirana hari indwara zijye kuva ku mwuka we reka abatingana tugiye gukirizwa ibyo birimo gukorerwa abatingana bareke batingane abasamana bareke basamane abibareke bibe abakora ibyaha ariko abafite umwuka wera nabo reka Imana igiye gukora izabahama ngo ufite umwuka wera ufite amababa ufite umwuka wera ufite umutaka ufite umwuka wera ufite uburinzi ufite umwuka wera uburinzwe ufite umwuka wera indwara z'ibyorezo ntizizagufata nagira ngo dusoza mwibwirire kuri iki kintu ubukire buzanwa n'umwuka wera icyubahiro kizanwa n'umwuka wera none abantu bihaye icyubahiro kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo abashaka ubwiza icyubahiro no kudapfa ababishakisha gukora ibyiza badacogora inshuti yanjye udukurikirana hindura imitekerereze yawe aho wari uri bashe guhindura noneho utangira winjira mu isi yo kwakira mu isi yo kuvuga ngo kubohoza tubwira abantu iyo ufite umwuka wera ntabwo ugomba kuba umukene urabyanga kavuga ati njye nanze ubushomeri iyo ufite umwuka wera nta kibazo ufitanye na Yesu winjira mu cyumba cyo gutegeka tugomba kwinjira mu cyumba cyo gutegeka kavuga ati njyewe nyiri mu isi Petero avuga ngo mukiri mu isi muzakubigushirija iyo umaze gusukirwa umwuka we muri bo nta mukene wabagamo Imana igomba kuvuga igakoresha bishaka ikazamu wowe injira mu cyumba cyo gushimira ati njyewe ngiye kubaka ngiye kubona akazi ngiye kubona amafaranga ngiye gukora ubukwe tangira ugenda ugura imyenda umukorwa gura imyenda uvuye ngo inzingo zikira iyo ufite umwuka wera acagagura inzingo akarema umusore akamuzana akarema umukobwa akamuzana akarema umwana mu nda wowe utabyara Imana ikaguha kubyara kuko ufite ngo tangira winjira mu mwuka igituma urimo gucika intege nuko umwuka wera yagiye ariko umwuka wera muri bihe byiza bya Pentecote wongera usubire ku isoko wongera ujya kuvoma vome ureke kuvomera urovoma amazi meza kuko umwuka wera nabamanukira muzabagaho guhamya bwati ndahamya Imana ko yampaye akazi ndahamya Imana ko yampaye amafaranga ndahamya Imana ko yankoreye ubukwe uhamya aho utuye muri quartier aho uvuka i Kigali muri Amerika isi yose iyo ufite umwuka wera ninde jyo yijyamo iyo ufite umwuka wera abantu rawo iyo ufite umwuka wera abana bawe niba bigori niba bibigwari iyo ufite umwuka wera abana bagirwe kuko umwuka wera iyo bakozeho batangira ndimo ndakubwira ngo muri iyi misi ya Pentecote sengera kwaguka Imana ikuzuza umwuka wera yongere sucyo umwuka wera jya mu cyumba cyo hejuru ujye kubohoza ibyo data yasezeranyije nabiguhe numara kuzuza umwuka wera iki kurimo kizakugeza ku nzozi zawe kizakugeza ku kazi kizagutuma ubukirwayi bwawe bukira kizagukuraho paralize kizagukuraho kanseri kizagukuraho diabete kizagukuraho sida ndagira ngo tukubwire nibuzura umwuka wera zinjira buri aryamire diabete aryamire kanseri aryamire ibirwara byose bikugena ariko niba waragiye ukagenda ugakora ibyaha garuka uzongera usengera umwuka wera usubira mu mwimere mwuka wera niba waragiye ukaba urimo kumwimogi garuka niba waragiye ukaba urimo gusambana garuka niba urimo no gutingana garuka ingo n'Imana itarakugeraho ibyaha byose urimo gukora nugaruka ukajya kugasengera umwuka wera Imana izakugirira ibambe yongere gusubiza ibintu byawe nk'ibyagize rega biravuga ngo hari ibyiringiro byo kugiti niyo cyatemwa cyo cyakibashika turababwira ngo ni mugaruke twabakumbuzaga umwuka wera kuzura umwuka wera umwuka wera aze aganze mu izina rya Yesu Kristo rikomeye Imana y'amahoro iguhe umugisha inshuti y'umusaraba yego nawe turagushimiye cyane udukumbuje byinshi cyane ku mwuka wera umwuka wera naba muri wowe ibintu byose bizaba byiza uzaryama neza urote neza mu izina rya Yesu abana baziga bamenye ubwenge mu izina rya Yesu ibitagenda neza byose umwuka wera azabyishyirwa ku murongo hanyuma tugana ku musozo hari umuntu warucitse intege wari waraguye wenda cyangwa se wari wumvishije ijambo ry'Imana ari ubwa mbere akaba yumvishije ijambo ryamufashije akaba akeneye umwuka wera turagira ngo tugusabe usengere mwene umuntu yego turagushimye Uwiteka Imana the Lord testify muri Imana ifite imbaraga uri Imana ivuga neza uri Imana igira imvugo nziza yuza kuburakara abantu benshi wabarabishe kubera ko umuntu munsi
aba ari munezero agahinduka akaba mubi agahinduka wamureba ukamubura ariko kubera urukundo rwinshi rwakunze wari mu isi cyane byatumye utanga nawe ikinege kweta umurebera amaraso ya Kristo kongera ukamubabarira rero hari abantu benshi bagiye bakudukurikirana mukarere bashize muri bo bamwe barasubiye mu bapfumu abandi barasubiye mu byaha abandi barabiretse ariko bakaba bagiye guhinduka no gukizwa akakanya umuntu wese ijambo rivuga ngo nibahindukira bakaguhindukira ngo nawe uzabakiriza igihugu nibizera bagahindukira nyumva bakumvira bazarya ibyiza byo mu gihugu akaba bemeye guhinduka no gukizwa natwe turavuze ngo iyi nkota y'Imana ntabwo izabajyaho bandi bashiye kongera gusengera Umwuka Wera niwongere ubasukire niwongere basubize ibihe niwongere ubahindure edoresti koyima peredo sansenegro abari barwaye kubera ngo nizari zibagezeho edesti koyigwe nibongere bagaruke bongere bakizwe urakoze kuko ari benshi bagiye guhinduka ubuzumva wese agahindukira ndibuka igihe kimwe newe ngo ubwo bari barakoze ibyaha ngo arangije utumaho Yona ngo ariko agezeyo ngo arangije bakibyumva ngo ategeza ko bapfa n'ibyaba kuko bambaye ibigune baca bugufi bararira barangije barihana ngo arangije bakiriza igihugu reka uyu muntu wese ugiye kudukurikirana ugiye guhindukira agaca bugufi akihana ariko turamusengeye kugira ngo etines tokedo de brefa genete ya stiforima ndabona hari umuntu ugiye guhinduka ndabona hari umuntu wasigaje iminsi mike ngo apfe ukamusubije ubuzima telete kustefoima ndabona hari umuntu enestifoima ibyo yarimo bidafite umumaro wari ugiye gufungwa kubera ibyo arimo ariko ugiye guhindukiza ataradorestafwa atarafungwa ndabona hari umuntu edestifoima ufite iminyafu y'ibyaha yakoze akaba afite indwara z'ibigaruka ugiye kugira ibambe ukamuhindura agaca bugufi Umwuka Wera akamusanga agahindukira nawe ukamubabarira reka uhindukire dorestafwa uhindukire buri muntu wese wagarutse wabashije kwihana Umwuka Wera muzenguruke dorestafwa destafwa bagende bahinduka kandi imbaraga z'Imana zikomeze zibazenguruke urakoze kuko ari benshi bagiye guhindukira kandi abahindukira bose nabo babarire kuko uri Imana babarira abagiye gukizwa ariko bwa mbere nabo bahagakiza keza ubuzuza Umwuka Wera ubahe gutinya cyane igisana cyo ubahe kugira ngo nabo ubukire n'icyubahiro babashe kubyakira kuko bakwizereyemo bakakira Umwuka Wera urakoze kuko ubikoze mu izina rikomeye Kristo amen amen Imana y'amahoro ibaha umugisha Imana iduha n'umugisha turashimira umukozi w'Imana wabanye natwe adukumbuje Umwuka Wera Imana ikumugisha mu nziza hanyuma turagushimiye nawe wabanye natwe muri iki kiganiro nimba cyakubereye icyumugisha nimba cyagufashije kora share ucyohereze inshuti zawe yaba kuri WhatsApp yaba kuri Facebook n'ahandi hose nimba utarakora subscribe nawe uyikore kugira ngo tujye tubana mu biganiro Imana igenda iduhera mu mugisha Imana ibahe umugisha turabakunda cyane Zaburi ya mbere.